nongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye nambibutsa yuko uwo muri kumwe n'abahangaha ari Mark Jo. Uyu munsi dufite umutumirwa cyangwa se umuntu twasuye. Uyu tugiye gutangira tumuhereza microphone yivuge, namara kwivuga hasigaye tubone dukomeze. Tukongera tukanakwibutsa wowe utari wakora subscribe ukagenda ugakora subscribe, maze buri kimwe cyose tugishize ahangaha kikaja kukigeraho ku gihe. Murakoze cyane. Mwakoze cyane. Kuba dukuryanga abashaka gusobanukirwa n'indi Ashaka gusobanukirwa iki? ubwo urabizi iyo bavuze ngo umuntu ni intore amanzamo iki? Amanzamo umudiho. Intore amanzamo umudiho. Ifasha kandi uzakazi. Yes, amazina yanjye azwi yakavukire Mahanga Donatien. Sintinya kuyavuga, singira isoni zo kuyavuga. Niyo bambaye Mahanga Donatien aka DJ Green the Peacemaker. Urakoze cyane. Murabyumva muri kano kanya turi kumwe ni DJ Green cyangwa se the Peacemaker. N'ayandi yo yavuze bamuhaye Mahanga Donatien. So muri kano kanya impamvu zitugejeje hano ziri mu mpamvu zigera muri 3. Ushobora kutubona twicyaha ngo kubaza bise izo mpamvu ni impamvu ki. Ubushize Mahanga Donatien Karame. Ntabwo turaje mu buzima bwa buri munsi, ahubwo twajyanga kubera impamvu runaka arizo manje nakubwira kugira ngo tugende turakurikirana kimwe ku kindi turangize neza. Tuvuze ngo turahera ku twatangiye ubuzima bwawe bwose aho ugeze ubu ngubu byaba birebire. Ibyo tuzabifatira kandi kanya. Ubushize hari amafoto gagize gari gutwika gawe n'abafans bawe mufashe ibikombe like nagabonye ku ntuza ku nani ku ma page menshi. So kiriya gikombe biti Ni byiza igikombe cyarafashwe. Ya baca umugani ngo wavutse kandi no kuri tabanguka baye ko nabyisanzeho nisanze mfite ibikombe bibiri. Si byanje nje nyine kimwe n'icanje n'ikindi ni cy'umwana wanje w'imfura ariwe Culvat. Murabyumva si igikombe kimwe, navugaga igikombe kimwe kumbe harimo bingahe? Harimo bibiri n'ibindi ubwo binari kuza. So tugikomeje ibyo bikombe bibiri byaje biti ni byiki mu bakinnyi b'umupira mwarabitsindiye bimeze biti? Hari benshi batabisobanukiwe. Ya byo bikombe rugundi ko byaje ngira hari ibintu dukunze kwirengagiza kandi tubizi, haro n'ibintu dukunze gusuzugura kandi bifite n'akamaro. Gecho nagiye mu mwuga wo kuririmba, nagiye nta muntu ntumye kwana nisanze karigo mwuga mfite. Guma mu myuga yo papa yandaze niyo yambwiye no kakoze harimo kuririmba. So ubwo rero natangiye kuririmbira muri Afrika ngo tuvuze tutabisubiramo cyane. Ngomba gukora nk'umugaryo buhoro buhoro, ubushobozi ari buke, imbaraga ari keya. Ariko ubwo nageze muri Amerika rero ibintu byagumya. Nagiye mu marushanwa muri Miami. Naba DJ Kali, naba Lil Wayne, naba bose. Tuje mu marushanwa urukumva rero nagize ikibazo cha production. Indirimbo yanje nashize imbere ariyo One Blood One People. Bisanga ubutumwa buri mu ndirimbo bukomeye ari bwiza cyane pe. Ariko production insubiza inyuma mu banzi 118 nja kwisanga nduwa 8. Bamba umudari gusa igikombe nakibura birambabaza cyane. Icyo gikombe cyo gihe cyari kibumbi 50. Equivalent to $50,000 dollars z'Amerika ibumbi 50. Ndakibura ndababara naragarutse basi takundi ndahanguka baye nkutu nababyiye byo narabyemeye. So ubwo rero iki gikombe cya kabiri kundi ko caje uzina ino corona twakoraga ama interview cyangwa tugakorera amarushanwa kuri online. Ubwo rero aho nagiye kugera ijoro rimwe numva bari kumbwira yuko naciyemo, ariko bari gushaka nyiri indirimbo yanje naciyemo indirimbo yanje camo ndetse n'uwayikoreye video nawe yakene igikombe. Ubwo mbatumira address zanje kugira ngo igikombe bagitume nje kugifata muri government. So nabatumi bishoboka byose byagiye kubitangaza yuko n'uwakoze video cyangwa wayikoze edit n'uwayishutinze hari umwana wanje. Ariko ntubari babizi ko ari umwana wanje, ntubari babizi ko ari wanje, bagiye dusanga zose ziri ku address imwe. Ubwo ibikombe nagenda bifata muri government byarantinyishije cyane.
byarantangaje cyane n'abantu ndazi they are from Alaska muri foundation yo bita Gordon Foundation muri Alaska kugira ngo masabe appointment kugira ngo mbone nabo maso kuyandi byansaba ngumwaka so ubwo kumara kumpa icyo gikombe guconje bahamagaye za polisi kugira ngo baze bashudiye impapuro zineze 12 igikombe naje ndi kunyonga imodoka amasigamana nafunze ibirahuri byose nshiramo n'igifuri kiri imodoka muri emergency ndavuga igikombe baje kukinyaka imidari itari yaboneka ntari nagafasheho ubwo niko cyo gikomera gifashe indirimbo yanje yo bita Lisa Mwinda United We Stand niko bayisemo basanze ko indirimbo muri coronavirus period pandemic n'abahanzi in diaspora baturuka muri Africa bimpunze nabimukira iyo ndirimbo yaratsinze mu mwaka ibaye ingenzi ingirakamaro ihujije abantu ngiye kuzahuza abantu benshi mu myaka no mu bihe biri imbere. Ni byiza cyane murabyumva ko burya music isumukina abazi kubishira mu magambo yafatika baravuga ati music n'ubuzima irafasha usanga ababa bafite ibitekerezo byinshi ariko yashizeho music iramufasha cyane. Iyo tugarutse mu bahanzi benshi DJ Green Karame abahanzi bona kuze ndi kureba you one of them umwe muri bo ni bihe bintu nta bintu wari wahura nabyo byo guca intege kumva ko ushobora kurambika ubuhanzi bwawe. Kimwe bintu byanshi intege ni uko nibuka neza mu mwaka w'ibihumbi 2012 gecyo ni kuja guhura na ba Kenzo ni kuja guhura na ba David Lutalo uyu ndi muhanzi ninde mana bamwita Willy Mukabya Chaga Yaga abo bose gecyo nahuraga nabo ndi kuja no ku ma stage nabo muri bo bigeze kumbwira yuko utagiye hepfo utagiye mu nyaje utagize ibintu byo wakora bijya udashabitse ntabagira aho wagera. None se naguciye mu jambo kuba ibikombe byatangiye kuza wenda abo bagiye mu nyanja bose bagiye mu swimming pool bimeze bite? Swimming pool nagiyemo murayizi mwenyine ni mu mahinjanye abafana banje muzi yo mantumye muzi swimming pool mwanjanyemo niyo nagiyemo. Nese ko numvice mu buryo iyo mbere kugira ngo umuhanzi ngaje hejuru nyine kuko nawo bivuze bisaba kugira ngo amanzi yajiriye noneho bimeze bite nizihe mbaraga gukoresha? Nje mbaraga ndi gukoresha nkuko tunababyiye icambere ndizeye na Jaminiya nzi byo ndi gukora nzicyatumenza mu mwuga wo kuririmba kubera nta muntu wantumye ko tunababyiye ni Imana yantumye nibyo ndirimba ni Imana ibimpa simba magara umuntu ganyandikira indirimbo abandi bahanzi basaba ko bandikirwa indirimbo nje nandika izanje mfite ubuzima bwanje nandika sinzi ko umuntu yaje kwandika amateka yanje kuruta uko njewe uyabayemo nayandika. Birumvikana bisa nkaho muri kino gihe twavuga ko ufite management ikomeye bimeze bite? Sinavuga sinzo natangirira amateka yo naba mfite yose nibyo naba nigejejeho byose muraga magingo nuko nabandi muraga masaha nukuri ni kubera imbaraga zanjye nta bindi byo nkora birutaho ariko gahunda yo mfite n'imbaraga nshira mu bintu nico gituma noba ntandukanye n'abandi nico gituma naga amasaha nibyo noba ndi kubona nibyo noba ndi gukora byose mba mbifite ndetse n'imbaraga zanyu mwe bafana. Nese management ya ungu nuvuga ngo itangiye gukorera ibintu bikomeye ku buryo bwo umusaruro utangiye kuza sibyo? Icyo kiba icyo waje n'ibindi bica abandi intege cyangwa bimwe byanciye imbaraga barangiraga ngo utafite manager ntaho wagera. Of course biba bikomeye rimwe na rimwe ariko ubundi ugasanga byoroshe kubera njewe navuze sinzagira manager nte nzamubona nte ibiki ni byinshi birebire. So muraga magingo rero buri muntu wese gutekereza kuba aho ngeze hose mba mfite manager sinzira mwaramubonye iyo ngira manager manana mwabyiye usibye yuko ari abantu bari kunuganuga bamwe batagiye kuvuga hangaha umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bari kunuganuga kuba baba aba manager banje bakaza bakamfatiraho bakavuga DJ Chara. Ubwo rero igihe nikizagera aba manager bakabyemera muzabareba ku rubuga haraguri Afrikivu ari hose muzabibona kuri Facebook kuri YouTube yanje hose muzabibona yuko nagize manager ariko muraga magingo ibyo gukora byose manager wanje ni nje n'umugore wanje n'abana n'umuryango wanje. Nese ikibazo kiri gutya kubakora music cyangwa se abari muri industry ya music bose babigoye kugira ngo umanaging music imyaka 2-3 nta manager ufite nirihe bangukoresha? Ngiri banga ryanje nakoresha rya mbere ryo nababyira cyambere nico bitaga transparency.
so transparency men ni nyangamugayo cyangwa kuvugisha ukuri kuba kwatura. Okay. Nabyo umugore wanje icyo nshaka, ngira abana banje icyo nshaka, ngira abafana banje icyo nshaka. Iryo ryo banga ryihishe inyuma yo kumanaginga music yawe. Ni byiza cyane. Icya gatatu. Mfite amatsiko. I'm curious. Ikibazo gikomeye rwose. Impamvu kibaye ikibazo gikomeye nuko turi mu bihe bikomeye. Hashize iminsi ntasho kuri ibihe bikomeye. Impamvu navuze ngo ni ikibazo gikomeye. Bimeze bute show muri kuzitegura gute? Ryari? Yeah. Ngirari muri ku kwezi turi mu kwezi kwa 8 aho mbarira ngaha sikiba tukiri muri Afrika kwa turi dufite kumarayo ukwezi kuzuye ariko ukwezi kwa 8 muri za show nkambi ya Nachivale, Changwali, na Chaka ndetse Gisoro, Hoima na Kampala. Ubwo rero ikicorezo cyagiye kuza cyo bitanga ni COVID-19 hariyo bitanga ni coronera bakecuru natwe tukahita ngo ni corona. Byaraduhagaritsemo ndetse muri iki gihe ukwezi kwa 6 dufite kwa twarangije za tour zacu zo mu state atanu, what we call summer tour. Dufite kwa twagiye muri Michigan, Kentucky, Dayton, Indiana na Buffalo ari muri New York. Ariko ubwo rero kumva ko bagize mo za social distance nibiki ibyo nabyo twabikoze usibye muri amasaha magingo mvugira ngaha toto twarakuza turacyafite iyo gahunda turategereje abarafungurira turagira ibirori bidasanzwe turagira ibirori byo kugira ngo tugere ku bafana bacu tugira ikitaramo namwe mutego tubona kuri YouTube gusa tubona n'amaso kuyandi tuganire turirimbe hamwe kuri stage ndetse tubyine hamwe kuri stage imbere indirimbo zacu zakere zabuno nizugiye kuzaza zose ico gihe n'umunsi wo kwidagadura n'umwanya wo kwidagadura n'abafana bacu turatangira muri Central hano turinge go state mbabyiye ngo nyuma yaho no tuzaja mu zindi state zitandukanye hirya no hino kandi izi state tuzitoyemo kubera harimo abantu abafana bacu bari benshi biganjije. Ni byiza cyane